neza, ibintu byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga ugomba kujyana n'umuvuduko kugira ngo ujyane nabyo. Hanyuma reka mbasuhuze abantu bari mu Rwanda, by'umwihariko abantu bari muri Uganda. Ni inkuru nziza cyane, ariko nanone nteke ko ibintu bigenda biza mu buryo nuko u Rwanda rumaze kwakira abandi banyarwanda bari bafungiye muri Uganda. Itsinda rya mbere ry'abanyarwanda 29 bari bafungiye muri Uganda bamaze kugera mu Rwanda kuri uyu wa mbere itariki 8 ni Kamena ukwezi kwa gatandatu nyine 2020. Bahageze ahagana saa 11 z'umugoroba. Abo banyarwanda bakaba bacyurwa mu byiciro bitandukanye, murabibona nyine ku mafoto agiye atandukanye. Abo ni bamwe mu banyarwanda bakaba mu 130. Urumva nyine ko haje 29 ariko bajya mu 130. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Sam Kutesa yatangaje ko bazarekurwa mu ntangiriro z'iki cyumweru. Akaba yari yatangaje ko bazarekurwa mu ntangiriro z'iki cyumweru, akaba yarabivugiye mu biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda na Uganda, hagamijwe kuzahura umubano w'ibyo bihugu wajemo agatotsi. Ibintu byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga ujyana n'umuvuduko. Kanda subscribe hara ku Muvuduko TV kuri YouTube, hanyuma ugenda unakane ukazogera amakuru ajya kugeraho. Ibiganiro byari byarahuje impande zombi ndetse n'abahuza bo mu bihugu bya Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bikaba byarabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Hari ku itariki ya 4 ni Kamena muri 2020. Nejo bundi rero urumva ko bifashisha iyakore cyangwa se video conference, kubera ko muri iyi minsi ibintu byo kwegerana ntabwo byoroshye, by'umwihariko kwambuka imipaka. Wenda nguvuge ngo abayobozi bo mu Rwanda bagiye muri Uganda, bo muri Uganda baje kugira ngo bakunde bagirane ibiganiro. Niyo mpamvu rero babikoreye bakoresheje ikoranabuhanga rya video conference. Muri ibyo biganiro byabaye mu cyumweru gishize, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda ni Dr Biruta wari uyoboye intumwa z'u Rwanda yavuze ko hari intambwe yatewe mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda, ariko anavuga ko Uganda ikomeje gufunga no guhohotera abanyarwanda bari muri byagiye bigaragara kenshi u Rwanda rutunga gatoki igihugu cya Uganda. Muri ukana none uriya mu general ni wa musore wa Museveni yavugaga atari kuko ari ko kose u Rwanda cyane rwa n'Ubugande n'abavandimwe, nta kintu kibi cyava hamwe ngo kijya ahandi. Uriya mwana ashobora kuba wenda cyangwa se uriya musore uriya mugabo ko ni umugabo, ni umusirikare ukomeye hariya. Rero yagaragazaga ko nta mwuka mubi. Minisitiri Sam Kutesa ku ruhande rwa Uganda wari uyoboye intumwa za Uganda muri ibyo biganiro yavuze ko Uganda ko mu kwezi kwa Gicurasi hari abanyarwanda basaga 130 bari bafungiye muri Uganda barekuwe. Hakaba hari hagikurikizwa ibiteganywa kugira ngo bashyikirizwe u Rwanda. Icyo gihe yari yavuze ko uyu nyine ni Kutesa yari yavuze ko bazashyikirizwa u Rwanda hagati yo kuwa mbere no kuwa kabiri. Anasaba abayobozi bireba mu Rwanda kuzaba bahari kugira ngo bakire abo banyarwanda. Gusa icyo gihe Kutesa yavuze ko hari abandi banyarwanda bagera muri 310 yavugaga ko bakoze ibyaha bikomeye bazakomeza gufungwa. Amakuru arebana nabo Uganda ikazayasangiza u Rwanda. Ni inkuru dukesha Kigali Today ku rubuga rwa internet. Twebwe turi Muvuduko TV, ushobora kugenda ugakora subscribe tukayatubana cyangwa droppinga comment hari ugakora na share kugira ngo dukomeze tubane mu buryo butandukanye. Abanyarwanda barekurwa kuri uyu wa mbere
cyase barekura kuri uyu wa mbere ku itariki 8 nibwo barekuwe ku itariki 8 z'uku kwezi kwa gatandatu 2020 baraba babaye icyiciro cya gatatu cy'abanyarwanda barekuwe na Uganda. Icyambere kikaba cyarimo umunyarwanda René Rutagungira uvugwaho kuba umwe mu banyarwanda bafashwe mbere bagafungirwa muri gereza zikorerwamo ibikorwa by'iyicarubozo ku banyarwanda. Mwaramubonye uyu nguyu René Rutagungira ni wa mugabo wari uri mu kagare yewe atabasha no kugenda, avuga ko yakubiswe ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo rero biba byoroshye, ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga ushobora kugendana n'umuvuduko TV ahangaha kuri YouTube, hanyuma tugakomeza kugenda tubana mu buryo butandukanye. Hanyuma rero ahangaha ni amakuru y'u Rwanda, hanyuma ku yandi makuru twagenda twongeraho gatoya. Igihugu cya Tanzania cyatangaje ko Perezida Joseph Pombe Magufuli yatangaje ko mu by'ukuri mu gihugu kiwe cya Tanzania ashima Imana ko nta bwandu bw'icyorezo cya coronavirus bugihari, hanyuma akanashimira bamufashije gusenga. Byaba ari byiza cyane, ariko kandi nanone za Nouvelle-Zélande nazo zagiye zitangaza ko kugeza ubu ngubu nta kindi kibazo kiri hariya. Rero reka tubashimire, amakuru yo nakagaruka, tugenda tubana mu buryo butandukanye. Kuduha ibitekerezo ni umusingi wo kugira ngo dukomeze kubaka. Ibintu byose birihuta, ariko kugira ngo bitagusiga nta handi wabisanga, ni ukugendana n'umuvuduko TV kugira ngo dukomeze tubane mu buryo butandukanye. Ciao.